Ubwiza Steel and Art Space, company yaje ari igisubizo ku banyarwanda ku bikoresho byo mu nzu. Ubwiza Steel and Art Space bafite ibikoresho byo mu nzu birimo intebe, ameza, utubati, garderobe, ibitanda, amadirishya n'inzugi. Ubwiza Steel and Art Space bafite kandi ibishushanyo byo mu nzu n'amatabla afite ubwiza butangaje. Bakorera mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu hose. Ku bindi bisobanuro wabasura ku mbuga nkoranyambaga zabo arizo Instagram, Facebook, TikTok na WhatsApp. Wabandikira cyangwa ukabahamagara kuri nimero yabo 078 24 39 082. Ubwiza Steel and Art Space, twishimiye kubakira mu muryango mugari w'abasirimu ku isi hose. Aya bas, dukomeza na episode ya 16. Ngiye umva nitwa Jackson Yaman for real. Anamika episode ikurikira 16. Okay. Kabakanyuma dutangire yiswe Royal. Okay. Filime ya Danger mu kanya itangire 16 kuri Anamika. Okay. Every day I go far for you though. Ngachanisekera nibibakundira barirusha mwiza wanje akira umutima wanje nagize pane gwinutabare uko bwiza bwawe busa n'umutima wawe. I'm gonna protect you ndakurinda babaya. Gonna protect you ndakurinda babaya. Right. Mugikiriza cyanje ariho wijyamiye urusu rukundo gusa ubaza narariye umuti ndishimo byanje ni wewe abandi simbona asubije kera mu buto bwanje ariko ubona kunze byarangiye amevye barafo so fine let's get you so shine no mu muriro tuzojana let you go. Mwiza wanje akira umutima wanje nagize pane gwinutabare. Ihano twagarukiye reka dukomereza aho twari turi. Mwese mbahaye ikaze nje umva nitwa Yaman. Hakuno uyu nguyu fata telefone baramwandikiye. Yeah. Kumbe ntago ari umuntu umwandikiye ni moki n'iki iwabo. कि कंपनी वाले भी ना ako network providers baratangaje रात को भी परेशान करते हैं. babangamira abantu na nijoro mu gicuku. मेरे फोन का बैलेंस कम है लेकिन ndabyemera ko telefone yagiye itameze neza ariko se kuki mubyitayeho? Ni ba BMTN biwabo, ni BMTN. Murabizi ko yagiye bakohereza message ngo jya wirinda abatubuzi ibintu nk'ibyo ngo तो बात नहीं कर रहा था फिर ब्लॉक कर दिया फिर मंदिर में आकर जान बचाई. yaramburutse aburuka nimero yanjye none uyu munsi yantabaye ku rusengero और अब मिलना चाहता है. none ashaka ko duhura. होगा अपने घर में अमीर. मैं क्यों मैसेज करूं? Yebe ahantu umukobwa arara ariko muhabonye uyafata telefone uyu mukobwa mwandikire
se ntarahita agira ngo ndi kumutereta. ये मैसेज ना सही तरीके से अपनी बात समझा नहीं पाते. कल मिलके ही बात कर लूंगा ना. Uyu mukobwa nzavugana nawe ejo niduhura. Byo kumwandikira arabireka. Rebe. Buriya message yohereje message ntabwo rwose igenda nkuko ubishaka. Ushobora kuyohereza ugira ngo ugire ibyo uvuga ariko uyakira ntayakira uko wowe wayohereje. Bago ntabwo message message ntabwo igena n'amarangamutima we wagira ngo woherezemo cyangwa se uburyo washaka kuvugamo ibintu ntabwo buriya bigenda muri message ngo bikunde. Kiretse nko kuvugana kuri telefone bisanzwe, kuvugana n'umuntu amaso ku maso. Naho message umuntu ushobora kumwandikira ngo sorry akabifata ukundi. सर फूट जाता अगर वो तुझे बचाता नहीं. ऊपर से तूने उसे सुना दिया वो अलग. Rebe. Urumwe hari gufata telefone ngo yandikire undi byaramunaniye. Buriya abantu bihagararaho unakihagararaho atazagira ngo ndanamukeneye. Kandi umukeneye uramukeneye byemere. हाँ ले Hakuno rwose promesse Rwanda ushaka icyayi yego kizane kizane wakwanga icyayi se hakuno uyu nguyu natsindiye rwose natsinze muri tombora पापा ubuzima bwanjye none ubu ngubu bugiye kuba bwiza कुछ चाहिए byagenze bite papa आपको मैं लाऊं hari ikintu waba ukeneye oya yewe natsindiye amafaranga muri tombora क्या बोल रहे हो uvuga ibiki लैट्रिन की बात करें बाथरूम जाना है. अरे पापा इतना पीते क्यों कि खुद से बाथरूम भी ना जा सके. लैट्रिन चिल्ला रहे थे. अरे नहीं अरे आ जाओ. नहीं लगी अरे नहीं लगी muze ahora yasinze amanywa nijoro aba yasinze क्या ariko yagataye mu gutwi k'umuhungu yatsindiye amafaranga muri tombora nubwo bitari byo. छोड़ सासू माँ Sasa hakuno umukwe wabo arahagera buri gitondo waraza akarya hanyuma agahita agenda kandi igihe cyo kubishyuza iyo kigeze arabishyuza. छेक Ariko mwaba byibura hari n'icyubahiro gituma mufite umukwe wanyu. Byagenze bite अरे नहीं rwose icara नहीं बैठना है. ntabwo nshaka kwicara. रानी का रिश्ता तय कर दिया. Mwateguye ubukwe bwa Rani रिश्ता mutanitaye kuba mwatumenyesha पक्का नहीं हुआ है सिर्फ रिश्ते की बात ariko mariage ntabwo irategurwa. हुई है हाँ तो Turi kuyivugaho biri aho ngaho. बात तो वही है ना. Nyine icyo ngicyo nicyo bisobanuye kuba mwagiye kuvuga ku bintu nk'ibyo kuganira ku bintu nk'ibyo mutatubwiye. मतलब किसी ने ये भी नहीं सोचा कि एक बेचारा गरीब जमाई है. Nyine ndavuga nta n'umuntu umwe byibura wari witaye kukumenyesha umukwe wanyu. नहीं. अभी तो चमन सिंधी को लेकर आए थे हमसे बिना पूछे हमने कुछ बोला आपको अरे चुप कर रानी ऐसे नहीं बोलते आप बुरा मत मानिए हाँ वैसे Rwose ibyo ngibyo ntibikubabaze. Rani yari yahangayitse cyane और आज शाम को मिलने जाने ariko nanone rwose umukwe twabonye aturuka mu muryango mwiza वाली है उसकी baraza guhura uyu munsi mu mugoroba. बेसी जो हूँ Rwose nimwicare mbazanira icyayi. रानी आजा Rani vayo hano. Sasa uyu nguyu ahora yasinze baje kumumenaho amazi ku karubanda. Ku karubanda. Amena amazi abanza asinduke. Rebe. होश में रहते. Rebe. Saza bamumenaho amazi. Ya. Kubera iki ukoze ibi ngibi? रहते हुए कुछ सुनाई नहीं देता. नशे में सब सुनाई देता है. Hakuno. पापा Papa, एक बात बताओ. ese mbwira. ये अंग्रेजी दारू पिए कभी? Wigeze unywaho inzoga y'abanyamahanga? Mbwira. नहीं पे. Reka. पिलाऊंगा. Sawa ndaza kuyikugurira. Yizane nyine. शादी के बाद Ariko nyuma y'ubukwe bwa Rani. पहले नक्की Rero kugeza ubukwe bwa Rani bubaye, बोलो कि आप किसी को लॉटरी के nsezeranye ko nta muntu n'umwe uri buze kubwira ku bijyanye na tombora. लेकिन तू None si iyo nzoga uraza kuyingurira. Cyane. तो फिर कौन सी लॉटरी. Ubundi se aya matombora umva cicika. Nyine ndavuga iye tombora. कुछ मालूम नहीं. Nta kintu na kimwe mbiziho. Rebe.
ले muzehe yahise asinduka. अपने लिए पैसे खर्च करने में सबसे कंजूस, लेकिन मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आ गई। ये क्या करती है तू? आज का दिन Mama wakoze ibiki? Tereli. Umva uyu ni umunsi udasanzwe kuri wowe. लगेगी। आजा। Kandi rwose uraza kuba ugaragara neza wambaye aka gakanzu. हो सकता है बात आगे ही ना बढ़े। Rebe, चुप कर। ceceka. जाते वक्त अच्छा बोलते हैं। मेरा दिल कह रहा है सब कुछ बहुत अच्छा। Njyewe ndahamya neza ko ibintu byose biraza kugenda neza. कितना सुंदर लग रहा है ना? Reba burya ari keza si keza? चल जल्दी से पहन के दिखा। Akira mbara nurangiza unyereke. Yambare amwereke ukuntu bimeze. Yeah. Sasa uyu nawe ahari arimo arahitamo rwose ibyo ari buze kwambara. Yeah. तू ये गुलाबी वाली पहन। Mwana wa wambara ka pinki rwose karaza kuba kagaragara neza. अच्छा लग रहा है। अरे तू कुछ Ariko ndabona ngiye icyatsi nicyo cyiza kuruta pinki. भी पहन। Umva mwana we ibari iryo ariryo ryose. Ubundi uraza kubusa neza. को अपना बेटा ना राजा जैसा ही लगता Mama n'ubundi buri mubyeyi aba yumva ko umwana we ari igikomangoma. हाँ भाई। है। एक बार यहाँ आओ ना, प्लीज बताओ ना कौन सा कलर पहनूं? Rwose wamfasha guhitamo nze kwambara kahe? बताओ भाई, ये गुलाबी शर्ट आपने Yewe ndabona ka pink ariko kaza kuba gasa neza. कहा था ना, Nari nabivuze. गलत नहीं हो। Iteka mama ahora mukuri. जल्दी से तैयार हो जा। Genda witegure vuba. पता है ना आज तुझे? कौन सा पहन? Rebe. Uyu nguyu nawe aracyahitamo ibyo nambara si unambara irihe? Rebe. ये सुंदर लग रहा है। Mama aza kumufasha guhitamo. सुन Yumva neza mwana wa. आज के दिन ना जरा लड़कियों Uyu munsi witware neza. समझी? Uranyumva? मतलब रोज के लड़कों जैसा व्यवहार करती Nese mama ushaka kuvuga ko ntajya nitwara neza ubundi ubusanzwe? क्या ये Cyane. लेकर के फट से जवाब देती है ना? Buryo usubizamo abantu bose. थोड़ी Uyu munsi ntuze kubikora. समझी? Bw'umutuje uranyumva? Ibintu byo kwigira gasazi ubireke. आज शांति रखूंगी, Sawa mama. मत कर। Ndaza kwitwara neza ntugire ikibazo. Rebe. क्या हुआ? Iki? तेरा चेहरा देख, ऐसा लग रहा है मेरी नहीं तेरी शादी Reba uburyo umeze ku maso mama. होने वाली है। Bisa naho ari mariage yawe atari iyanjye ahubwo. अच्छा आधा घंटा लगेगा रिक्शा से भी जाते जाते। टाइम पे निकलना। Mama. Rani? चुक्की और तेरे जीजाजी भी Rwose Chuki n'umugabo we bari hano. आ गए। मैं उनके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। Reka nze mbashakire rwose snacks zo kubahereza. Umukwe wabo buri gihe aza kurya mu rugo, aza kurya kwa nyirabukwe. Yeah. Rebe. 4 बजे बुलाया मिलने के लिए। Ansabye ko twahura saa 10. तू फिक्र मत कर, Ntugire ikibazo mwana we. फिर अभी आती हूँ। Ndaza kuba nagarutse. Rebe. मोटा मम्मा मैं होके आता हूँ। Anko ndaje ndagaruka. Baretse gato mwana we. Banza unyumve. Akira. ये क्या है मोटा पप्पा? Ibi ni ibiki anko? आपने का नजराना अच्छे Iyo ni impano ariko noneho impano yo kugira ngo testing umuntu umenye ngo agamije iki. ये बाजार में नहीं मिलता हाँ अभी तू जिस लड़की से मिलने जा Kandi iyo mpano nkuhaye nta soko nari mushaka kuyikuramo. रहा है ना ये उसे दे दे Genda uyihereze umukobwa muri buze guhura uyu munsi. समझा नहीं। Ariko ntabwo ndi kubyumva. Back. Ngwino wicare ngwino. जा Varaja. ता- Icyo navugaga ni test. पापा इस गिफ्ट से उस लड़की का टेस्ट लेना चाहते Papa arashaka ko ugenda ukajya gutestinga uwo mukobwa umenye ngo umukobwa arashaka iki wifashishije iyo mpano. Umenye umukobwa ubundi agamije iki. Ndati cyane. आजा Raja. दिल से बोलूं Reka nkubwire. बहुत टेंशन है मन में Reka rwose ngiye nkubwire ko mba nkuhangayikiye cyane. अरे क्या बोलते हैं वो अरे Harya bavuga ngo iki? मोस्ट एलिजिबल बैचलर छे मोस्ट Ni एलिजिबल ingaragu. पापा हाँ भाई आजा केवल सिद्धपुर के ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात की बड़ी पार्टी अपनी बेटी का रिश्ता रेशमिया खानदान के राजा से करना चाहते हैं बोल राजा तू जिस लड़की से मिलने जा रहा है ना Umukobwa mugiye guhura uyu munsi पर लालची भी हो सकता ashobora kuba ari umunyamururumba. है। जिंदगी में कभी पैसा ना देखा हो तो लालच आना मन में स्वाभाविक है इसीलिए उसे जांचने के लिए परखने के लिए ये गिफ्ट उसके Hanyuma impano ugiye kumuhereza rwose ni imana naza tukamenya arashaka iki. Naza kuba ari umunyamururumba दम से रख लेगी iyi mpano araza kuyemera. गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? Impano
uyu nguyu nawe sasa batangiye kumubwira ku bijyanye n'impano अरे कुछ ना कुछ तो वो देगा ना तुझे. umva agombe kuba hari ikintu ari buze kuguhereza kugira ngo ufatirane मेरा फायदा कैसे उठाएगा? nise kubera iki yakora ibintu nk'ibyo अरे तभी तो मुझे आना पड़ता है यहाँ पे. niyo mpamvu naje hano तेरे पास वो है जिसके लिए वो लोग ये रिश्ता कर रहे हैं. अरे अकल अहमदाबाद से अमेरिका. ariko ubundi nta nubwo utekereza ये अमीर लोग ना पैसे से अमीर हो. bano bakire ntabwo ari abakire kubera kuba umutima bafite ni abakire kubw'ibyo bafite और मुझे ना पक्का पता है कि इनके घर पे ना किसी को ये किडनी bagombe kuba rwose hari ikintu bakeneye Joro. cyangwa se wenda nk'ingingo runaka होगी तभी ये गरीब के घर से रिश्ता जोड़ रहे हैं ये लोग. rero kuva bemeye ko ugiye gushyingiranwa n'umuhungu wabo हाँ reka nkubwire uko bosi yambwiye अभी ना एक ऐसा ही रिश्ता है. bosi yambwiye ibijyanye no mu gihe umukire cyangwa se abakire umuryango w'abakire baba bagiye guporopoza umukobwa wo mu bakene kugira ngo ababere umukazana bosi yabimbwiyeho गरीब लड़की के पता है क्यों? urabizi घर वालों waba uzi impamvu baba bifuza ko umukene yaza gushyingirwa muri bo को गरीब की किडनी चाहिए थी. kubera ko hari igihe baba bakeneye nk'impyiko ये आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं. uri kuvuga ubusazi अरे अब ntabwo ari gutyo bimeze abakire bagiye gushyingira umukene baba bifuza impyiko z'uwo mukazana wabo रहे हैं. अरे मतलब rebe तू मतलब सोच uyu nguyu mbere yuko agira ikindi kintu avuga abanza narye शहर की सारी अमीर लड़कियों को छोड़ के तू जैसी गरीब लड़की के पीछे क्यों पड़ा है बता. और नहीं तो क्या, अमीरी सबके नसीब में नहीं होती है. पक्का कोई ना कोई मतलब जरूर होगा. rwose njye ndumva hari ikindi kintu kindi bashaka kandi bari guhisha चुटकी अभी उसे मिलके तो आने दे, फिर सोच. umva cuki mureke rwose ahure n'uwo bagiye gushyingiranwa bwarimwe nibwo araza gufata umwanzuro bari gukeka ko ngo hari ibyo babakeneyeho kubona ngo दुर्घटना घटी अगर इस गिफ्ट umukire nubwo yaba ari umukire ariko aba akeneye umukene nanone mu bundi buryo nko mu gihe yaba akeneye impyiko ze n'ibindi तो बराबर लड़की की नियत को परख पाएगा. समझा? समझाने हैं? ese wanyumvise yego anko कॉन्फिडेंस नत्ते. कैसा? इधर आ. kesha ngwino hano तू भी जा भाई के साथ. मैं jyana na musaza wawe ngo iki क्यों? अरे ese ngomba kweki ngomba kujyana nawe तो तू समझेगी ना, एक से भले दो. क्या? natabasha kuzobanukirwa wowe uraza guhita ubimenya siko bimeze undi ati cyane bagende bajye gutesitinga umukazana wabo bamenye ikintu ashaka bamenye n'atari umunyamururumba भले दो तू ना अपनी बहन को साथ लेके जा. वो बराबर समझ लेगी कि लड़की ikindi rwose jyana na mukuru wawe cuki की नीयत क्या है. araza kumenya neza icyo uyu muhungu agamije cyangwa ashaka और सामने वाले को समझ भी सकती हूँ. पता है, पर यहाँ मामला अलग है. एक से भले दो umva जाएंगे hano ibintu biratandukanye तो अच्छा है ना. byaba byiza hagize umuntu ujyana nawe rebe सही है रानी. ariko nanone ibyo wavuga nibyo rani jyana na cuki mama yarabyemeje ibyo wavuga nibyo nibajyane bagiye kwiganaho nk'abantu bagiye kubana cyangwa se bitegura kurushinga इतना दूर चल के कौन buri umwe agiye kwiga ku wundi पैरों की तो जान निकाल दी. तेरे जीजा जी होते ना तो रिक्शा के बिना हमें आने ही नहीं देते. baje ku rusengero niho bagiye guhurira और तुझे याद है ना uyu muhungu ari hehe बराबर से मैंने क्या कहा था, तू uribuka byose nakubwiye ऐसी जगह पे बैठना जहाँ से मुझे वो लड़का बराबर से दिखे, है ना. gende wicarana rwose ndaza kuba mbasha kukubona we n'umuhungu wo muri ये अमीर लोग rebe अरे भाविक स्मिता तुम लोग यहाँ. अरे अभी नहीं अभी murakora iki hano अरे लेकिन hari utwana bahuye hano अरे अभी नहीं रानी. yeah. भैया अब जाओ ना, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ वैसे भी, और मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना. तेरे पास कोई नया डायलॉग नहीं है क्या? मैं छोटी बच्ची muvandi noneho ubu wagenda थोड़ी हूँ वैसे भी, njye ndacyari umwana मैं हड्डी नहीं बन. sinshaka kuba ndi kumwe namwe mwembi ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता मैं तुझे. nanone ntabwo nagenda ngo ngusige ये लड़का तो आ गया. uyu muhungu yahageze uyu nguyu aramubona aramuzi yahageze आप राजा हो ना. siwe raja हाँ जी. yego अरे वो उत्सव ने आपकी फोटो दिखाई थी. rwose promesse rwanda yanyeretse ifoto yawe पर शाह, मैं रानी की बड़ी बहन हूँ. हेलो.
hanyuma rwose ndi mukuru wa श्रीनाथ जी warani श्रीनाथ जी जी ndabasuhuje ndebe वो रानी none se rani ari hehe बस्ती के बच्चे मिल गए उसे ajyanye n'utwana hano rwose ahangaha भैया आप भी जाओ ना साथ में वहीं पर मिल लेना ये मेरी छोटी बहन है केशा uyu nguyu ni mushiki wanjye Keisha करते हैं आप और मैं यहीं रुकते हैं भैया आप जाओ rwose turabategereza no wigenda ntabwo bagomba kujyana मतलब वो अकेली बात नहीं कर पाएगी rwose rani ntabwo yabasha kuza kuganira nawe ari wenyine चाहिए क्या भैया आप जाओ नहीं मतलब अरे पर muvandi genda muvugane उसमें kubera iki twebwe twajyayo kubera iki twajya kubivanga hagati yageze hano abona umukobwa yagiye kwikinira n'utwana duto utwana ngo two muri karitsiye iwabo twaramubonye turamushushubikana ngo bajye kwikinira waje guhura yaje kwikinira n'abana bato ndaje dukomeze ndaje